kuruta ibindi byose ngo kibereye ngo cyaryamye rwose kiri gukubita umugono uziko ikigeragezo kigutinzeho wagira ngo wasezeranye nacyo uziko ubukobwa bagutindaho ukagira ngo ntiware wavukiye kubabara uziko ubusore ububamo ukagenda ukazana imisatsi ibi uziko ushaka kurugukaro ukabana n'ikigeragezo ni topinika razara minima ni tipiko sano miga ni bebeze kose ndagira ngo ngutangarize ngo sha nguhaye ntasho wowe utari kuba kunkumura jugunya Imana yaguhaye ububasha bwo kujugunya mu izina rya Yesu jugunya ubushomeri jugunya karande jugunya ibyaha jugunya ubusambanyi jugunya amagambo jugunya ubwibone jugunya ibyo jugunya bivuze ngo ibyo bigeragezo bikuriho ntaga Imana yabigutumyeho ubwo burwayi ntaga Imana yabiguhora iki mwaba mupfiki nta kintu Imana mupfa ahubwo nkuzaniye ijambo rivuga ngo nubwo byakuyobeyeho ariko hari Imana rabe fosinima nikoti tawo dusenze iratwumva dufite Imana itabara bayo iyo dusenze iratwumva nukuri dufite Imana itabara bayo iyo dusenze iratwumva rinde kuvuga ngo jugunya ubwo bushomeri si Imana yabutumye haleluya jugunya bagucinege si Imana yabatumye jugunya ayo magambo si Imana yayatumye jugunya ubwo burwayi si Imana yabutumye jugunya icyo kigeragezo ntago ari Imana yagitumye ahubwo cyakuyobeyeho yego amahoro y'Imana bene data nshuti busaraba nguhaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi reka wowe utameze neza mubwire ngo harukomera neza hari ibyiringiro by'uko igiti kijya gitemwa cyongera kigashibuka hanyuma nguhaye ikaze mu Rwanda ndetse abari mu nkengero z'umujyi amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba irengero bwaryo tubahaye ikaze uri kumwe na Samu y'Imana ko musanzwe mubizi ndi umuhungu wanyu tubana mu buzima bwa buri munsi cyane unyumvise kuri mikoro kuri kamera urambona abantu muri inshuti zanjye zakada soka ndabakunda cyane abantu bari Burayi ndabashuje cyane muri Canada Amerika Australia Ubwongereza n'ibindi bihugu byose mbahaye ikaze abantu bose mutuzi bayivete bayivona nabande nabatesi bose turabashuje cyane inshuti zacu zidukurikirana buri munsi hanyuma duhaye mutumirwa wacu mubona n'umusirimu n'umusore byinshi muragenda mubona n'umukozi w'Imana nibamenya vuze byinshi kuri we umugabo arivuga ariko reka tumwakire mu mwumve amahoro tuguhaye ikaze mu kiganiro hanyuma turi kumwe nande amazina ibwira abantu murakoze amazina yanjye ababyeyi banyise nitwa Fashwanayo Isaac hanyuma amazina abantu benshi bamenyereye ni Prophet Isaac Ibebeze ariko ologiye kunsetsa Ibebeze kubera iki se wiswe Ibebeze impamvu nizwe Ibebeze ni inzira ndende n'ikindi kiganiro bizi Prophet Ibebeze bazi ubuhamya bwanjye ubuzima nabayemo ubuzima nakuriwemo rero igihe ngezemo iri ni izina ntabwo ari izina narose ntabwo ari izina bwakengurize ni izina Imana yanyise Imana irifata igira itya ati nakundi ndamwita Ibebeze iri Bebeze umuntu kiryumva ko abana ni izina rifite amateka yego rifite amateka ni bya kenshi ngewe iyo nshishoze cyangwa iyo ntekereje yego mbona Imana yari inyise bitewe n'inzira nagiye nyuramo y'ubuzima hanyuma nkongera nkatekereza ku kindi cyuko mu buzima bwanjye gatoza imibereho yanjye mbayeho mba numva nta kintu kigomba gutuma mpangayika cyangwa ubabara kandi naramenye Imana haleluya hanyuma kamwakira usenge murakoze cyane amen Mana turagushimira haleluya nastiko belasi maidra
utipifosi enaye Mana ishimwe. tugushimiye neza n'urukundo Haleluya. tugushimiye ko wabaye mu ruhande Haleluya. tugushimiye ko wagiye urinda intambwe z'ibirenge byacu. Yego. Uyu mwanya tugiriwe amahirwe akomeye Yego. ndetse n'umugisha wo Yego. kuganira ku ijambo ryawe ndetse Yego. na bene data Imana ishimwe. ari abadukurikiye Imana ari abari mu ishimwe. gihugu cyacu ari abari hanze yacu abari ku mugabane wa Afurika abari kure mu bihugu bya kure abo bose turavuze ngo nushimwe kandi nuhimbazwe Yego. ko utwemereye kuba tugeze uyu mwanya tugihumeka umwuka w'abazima. Yego. Ngaho ganza kandi utegeke gahunda zose tuzishyize imbere yawe ziyoborwe nawe ntabari twe ahubwo ubuntu bwawe n'imbabazi byawe biganze mu izina rya Yesu Kristo amen. Hanyuma Isaac uyu munsi turi kumwe nawe ni umupapa ni umusore abantu benshi bashaka kukubona bwa mbere kuri kamera bagahita bacangwa na Isaac. Isaac ni muntu ki? Isaac ndi umuhungu cyangwa se ndi umusore ndi ingaragu itigaragura mu byaha ndi nka mati kamati y'ubugingo abapagani bakamatiye ikimwaro. Sinkurahira icyo ni kivugo. Ndi umusore rwose umukobwa ugira iyerekwa ritamba ugira iyerekwa akubwira ati love you ndagukunda ejo bundi utwihere icyo kunywa twinywere. Hanyuma Isaac uyu munsi wa none umurimo w'Imana rumeze ute? Umurimo w'Imana umeze neza ndi mugari muri ngewe ndi kumva mfite byinshi byo kuba navugira Imana nkurikije ku byo yakoze inzira zanjye mu rugendo rwanjye ndi umugabo wo guhamya ko Imana igira neza. Yego. Wari waragiye urahira uvuga ati ibintu by'imihanda reka ko uyu munsi turi kukubona none waje ku mihanda kuvuga ijambo ry'Imana kandi koze kino mihanda bitoroshye kubera iki wayijeho noneho waragiye? Iyi mihanda ntago nayisheho bitewe n'ikintu runaka cyangwa ikindi kibazo. Iyi mihanda nta nubwo nge mbyita imihanda. Imihanda ni agaterime kanyu sinzi impamvu mwabyise imihanda ahubwo ngewe impamvu nje kuri iyi nzira nyuze muri iyi nzira mvuga Imana ngeze mu gihe cyo guhamiriza abantu imirimo n'ibitangaza Imana yagiye inkorera kandi ngeze mu gihe Imana yambohoye kuza kubwira abantu ibyo yantumye inyujije muri ngewe ikibashakaho inyujije muri ngewe kuko si rimwe maje nje kuri iyi mihanda umugani wanyu ariko kandi si ibintu nkunda cyangwa se biranga ubuzima bwanjye bwa buri munsi ahubwo ngewe nzi Imana yavuze. Yego tuganira warambwiye ati noneho ndumva mfite ubuhanuzi mfite ijambo mfite ihumure mu bantu ndumva nshaka kuza kubwira abantu kugira neza kw'Imana no gukomera kw'Imana. Uyu munsi ari abantu benshi baza ku bihanda batumwe n'Imana hari n'abaza bitumwe. Wewe watumwe n'Imana cyangwa witumwe? Ngewe ndi hano kubw'umugambi w'Imana. Ubwo nuvuga ngo wumva ijwi ry'Imana. Numva ijwi ry'Imana. Yego. Natinze twanzike uhereza abantu ubutumwa tugane ku musozi w'ikiganiro ariko ijambo nyamukuru ryakugenjeje ry'uyu munsi. Ijambo nyamukuru ryangenjeje kuri uyu munsi nta rindi ahubwo ndashaka gutangariza abantu ko Imana ije kunyuranya ibihe. Imana ije kwihishurira abantu bundi bushyashya kuko nagiye kubona ngiriyerekwa rikomeye nza gusanga hari abantu benshi bafite ibintu bari kurwana nabyo ariko ibyo bintu bitaravuye mu mugambi w'Imana bitari byarananditswe ko bizaza ku buzima bwabo ahubwo byarabayobeyeho. Hari ibintu byateye ubwoko bw'Imana byaje ku bantu b'Imana kandi ibi bintu ntago Imana ibifitemo uruhare ntago Imana ibifitemo uruhare ahubwo byarayobye. Imana ishimwe. Haleluya. Byarayobye. Hari ibintu hanyuma mbibutse ko turimutse muri kubona ko buri kuhira ariko nacyo turaganije muri ry'Imana twa tugiye kwitara. Hanyuma Isaac uyu munsi noneho nagutindije gusenga wasenze ahubwo ubuhanuzi nyamukuru bugenderewe cyangwa se ijambo ry'Imana gushyize ku mutima. Amen. Ibindi tuzatugenda tubyongeramo ariko reka tudatinze twanzike. Amina.
narindi kukubwira ngo hari ibintu byakuyobeyeho, hari ibintu byakujeho, ariko byari ibe, hari ibintu byakujeho, hanyuma ibyo bintu birakudindiza, ariko nuko bya tipifosi kotandomega nubwo byakudindije, ndagira ngo nkubwire ngo igihe kigeze cyangwa se igihe uhagazemo ni igihe ibyari byarakudindije uhawe ububasha byo kubijugunya, ni igihe ibyari byarakuyobeyeho uhawe ububasha byo kubijugunya, ni igihe cyo kugira ngo igisasiro umazeho igihe kirekire ukibyukeho, ni igihe cyo kugira ngo urubyaro umaze igihe kirekire utegereje tipifosi kota enayo, ni igihe cyo kugira ngo akazi umaze igihe kirekire ushakisha Imana. Nkuzaniye ijambo rivuga ngo Imana ije kugukuraho ibitari bifite umumaro kuko byaje atari bizanye. Yego, Imana ishimwe. Ntago ari Imana yabizanye, ntago ari Imana yabizanye. Imana ishimwe. Twihute katwifashishe ijambo ry'Imana, katwifashishe ijambo ry'Imana. Yego, dusanga muri Yona igice cya mbere umurongo wa 15 haravuze ngo nuko baterura Yona bamujugunya mu nyanja, inyanja iratuza. Twakire neza ijambo ry'Imana. Amen. Nuko bajugunya Yona, bamaze kumujugunya bamujugunya mu nyanja, bamaze kumujugunya mu nyanja, inyanja iratuza. Kubera iki inyanja itatuje mbere yuko bajugunya Yona? Ikibazo kubera iki iyi nyanja itatuje mbere yuko bajugunya Yona? Nuko yari umunyabibazo. Nino mifosi kone manga, ndagira ngo ngutangarize ngo hari ibintu byakuyobeyeho atari Imana yabitumye. Kuburwaye, kuba barakuroze bikafata, kubutagangaye, hari ibyo byose ntago byaturutse mu Mana, ntago byavuye ku Mana. Nino mikote befa, ahubwo hari ibyakuyobeyeho. Ibyo byakuyobeyeho ndagira ngo ngutangarize ngo Imana nefosi nima imanuwe n'iki? Imanuwe no kuguhereza imbaraga cyangwa ubutabazi bwo kugira ngo ufate ibi byakuyobeyeho ubishugunye mu nyanja, inyanja y'ikibazo wari ufite yagutoreza. Haleluya, 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 amen. Igihe kimwe ngo Imana yahagurukije umugabo bita Yona, iramubwira ngo haguruka ugende Nineve uge kuburira y'abantu banje bariyo, ugende ubabwire. Yona arangije atera imibare, ibintu by'Imana nitukazana imibare, atera imibare ngo yitegereza bari Nineve, yitegereza abahanuzi basenganye bagacogora, yitibifosiko nemanga, ngo yitegereza abaririmbyi bari bari kumwe muri korari baguye Nineve, arangije yitegereza abandi bashomba baguye Nineve. Arabitegereza, ngamaze kubitegereza kwepa umugambi w'Imana. Amaze gukwepa umugambi w'Imana ngo aragenda. Ariko Mana arafashije cyane. Nomini fosa nomenegra beniti kotando menegra. Arangije ngo aragenda ngayobera mu bwato. Mana ishimwe, ajya mu bwato, ngajya mu bwato yigire inama. Aravuga ngo kugira ngo njye Nineve ngiye kwinjira mu bwato ugitarushisha imikwe. Nomesta bivuze ngo ibyo bigeragezo bikuriho ntago Imana yabigutumyeho. Ubwo burwayi ntago Imana yabiguhora iki? Mwaba mupfiki, nta kintu Imana mupfa, nta kintu Imana mupfa. Ahubwo nkuzaniye ijambo rivuga ngo nubwo byakuyobeyeho ariko hari Imana. Rabe fosinima nikoti, hari Imana nubwo byakuyobeyeho. Hari Imana. Haleluya, hari Imana. Dufite Imana itabara abayo, iyo dusenze iratwumva. Haye dufite Imana itabara abayo, iyo dusenze iratwumva. Nukuri dufite Imana itabara bayo, iyo dusenze iratwumva. Haleluya. Nome ni fosinima ega. Iyo utindanye n'Imana amakuru arahinduka nshuti yanjye. Iyo ubana n'Imana ibintu biramenyekana. Iyo ubana n'Imana abarozi baragushaka muturanye bakakubura. Iyo uri kumwe n'Imana ngo yica imigambi y'incakura. Yewe Yesu wera Imana ni pifosage.
ni wowe mana ni dobini manda rasiri bini yego mwana nari ndi kuvuga ngo byakuyobeyeho ngo yo narangije ayobera mu bwato kandi agiye mu bwato agendana n'abagenzi bigendeye itarushishi bibereye mu mahoro yabo ariko ajya kubateza umuvumo n'akaga ntago ari imana yabitumye ntago ari imana yabigutumye ntago ariyo kuba bagufasheho ijambo si imana yabibatumye kuba bari kukuvuga si imana yabibatumye kuba bari kugukwena si imana yabibatumye ariko imana imanuwe no kureba aho ibyo byabereye igasiga irangije dosi. Haleluya umuhanuzi Imana ije kureba aho ibyo byabereye igasiga irangije dosiye amagambo agashira ivuga iravuze ngo jugunya mu nyanja. Rindi kuvuga ngo jugunya ubwo bushomeri si imana yabutumye. Haleluya jugunya bawagucinege si imana yabatumye. Jugunya ayo magambo si imana yayatumye. Jugunya ubwo burwayi si imana yabutumye. Jugunya icyo kigeragezo ntago ari imana yagitumye ahubwo cyakuyobeyeho. Yego Yona ngo yinjira mu bwato bw'abagiye itarushije ngakibugeramo abatejemo ikibazo kandi si imana yari mutumye Nineve ahubwo agiye guteza ibyaga abigiriye itarushije abatangiye kubateza ibibazo abatangiye kubateza amakuba ariko mana we imana ibabarira abantu bateza ibibazo abandi imana igaruke ku bantu bari guteza ibibazo abandi ngaba bateje ikigwa amaze kubateza ibibazo ngo bakora ubufindo ngo bamaze gukora uyu mugoroba tugiye gukora ubufindo uyu mugoroba turi kumwe n'Imana turi kumwe n'ubutatu bwera Imana data umwana n'umwuka we ubufindo uwo burafata bafite ibibazo cyane kora ubufindo senga Imana igwishurire senga Imana igwishurire ngo bakora ubufindo ngo bakoze ubufindo ikigeragezo cyari cyaryamye cyasinzira ngo kibereye mu bwato ngo kandi nicyo cyari kiri hasi kuruta ibindi byose ngo kibereye ngo cyaryamye rwose kiri gukubita umugono uziko ikigeragezo kigutinzeho wagira ngo wasezeranye nacyo uziko ubukobwa bugutindaho ukagira ngo ntiware wavukiye kubabara uziko ubusoro bubamo ukagenda ukazana imisatsi cyane uziko ushaka uruguka ukabana n'ikigeragezo nitupinika Lazara minima nitipiko sano miga ni bebeze ko ndagira ngo ngutangarize ngo sha nguhaye ntasho wowe utari kuba kunkumura jugunya Imana yaguhaye ububasha bwo kujugunya mu izina rya Yesu jugunya ubushomeri jugunya karande jugunya ibyaha jugunya ubusambanyi jugunya amagambo jugunya ubwibone jugunya ibyo jugunya naga ari Imana yabigutumye raso mini ginema pipo pasanga Imana umugisha shiti Imana kugirire neza Imana kwiteho ntago ari Imana yabitumye hanyuma ngo bakoze ubufindo ngo bufata Yona bamaze kubufata Yona ngo bamukura mu bwato baramubaza ngo wa mugabo uri mwendende uraturuka he uri wo mu kihe gihugu uri bwoko ki basanga ni we kigeragezo kandi basanga si Imana yacyohereje ahubwo cyabayobeyeho nubwo byakuyobeyeho yego nubwo atari Imana yabitumye pirate bakuyobeyeho nubwo henitipikai henidrome so my god nubwo ubitinzemo ariko ntago reka mvugane nk'uyu muntu byayobeyeho reka mvugane nk'abantu nk'abatatu byayobeyeho ni minima wivovota kuba utinze gushaka si by'Imana yakwandikiye byakuyobeyeho kuba urwaye si by'Imana yakwandikiye ahubwo byakuyobeyeho uyu mwanya Imana ivuganye naye iguhaye ubutware helala zalama sidiginimo muri yararimbye kwa Yesu dufite ubutware dufite ubushobozi iyo twizeye amagambo ye uko yayatubwiye ku musaraba aturuka iriba rimara inyota twahanywereye amazi meza amazi y'ubugi ku musaraba
icyo usabwa ni ukwizera Yesu, icyo usabwa ni ukwizera Imana. Imana iguhaye ububasha, Imana iguhaye ubutwari, Imana iguhaye mangala bufaiga, Imana iguhaye ubushobozi bwo gukandagira inzoka na sikoropiyo, kandagira amagambo bakuvuga, kandagira igisebo bakusebya, kandagira ubukobwa, kandagira ubukode, kandagira umwijima wateye, kandagira karande, kandagira ikintu icyo ari cyo cyose. Haleluya. Kikubuza kugira n'ubusabane n'Imana. Haleluya. Uyu munsi kandagira. Nanjye uyu munsi nkandagira. Haleluya. Ukandagira iby'Imana iguhaye. Ukandagira iby'Imana iguhaye gukandagira. Haleluya. Yego, yego. Hari ibintu abantu batarahishurirwa. Ntago abantu barahishurirwa imbaraga ziba mu bantu b'Imana. Ntago ni fosikiti biga. Ntago abantu barahishurirwa imbaraga ziba mu bantu b'Imana. Yego. Hishurirwa. Zamuka mu kirere, tera nivo, igaguhangana enomenestikeva, igaguhangana. Kuko igihe tugezemo ni igihe Imana ije kujugunya ibyakwiyobeyeho, ije kwicaza hasi. Yesu abaha umugisha. Reka duturabana karirimba. Anandoborira amaso yanjye ku misozi, gutabarwa kwanje kwava he mubimbwire, kuwiteka niho guturuka, ku Mana yaremye ijuru n'isi, kuwiteka niho guturuka, ku Mana yaremye ijuru n'isi. Nizemera kw'ibirenge byawe biteguza, ikurinda nagwihunikira nisinzira, Imana irinda Abisiraheli, iyo riri maso nisinzira. Imana yacu, Imana irinda Abisiraheli, iyo riri maso nisinzira. Mana we, Imana niyikurinda ibibi byose iteka, Imana niyirinda ubugingo bwawe neza, izakurinda amaja n'amaza, none no mu bihe bidashira. Izakurinda amaja n'amaza, none no mu bihe bidashira. Mana we, Imana niyirinda inzi wawe wo kwizerwa, niyo gicucu bw'iburyo bwawe gihoraho, ku manywa izuba ntirizakwica, nijoro ukwezi ntuzagota, kumanywa we, kumanywa izuba niradebeseke driayini, la bera ngoze lebese nima lebede ngoze mangaza devemo, lebere ngoze mere boshandoma, lebere zale mango debe folema, elebo sangirimi wa debo vazayini. Mukozima dukuremo icyifuzo dusenge, tuvuge ngo ibyari destandoma, ibyari byaribeshye kubera uyu munsi byayobye inzira. So nitandore bone shayo pete kwa sanamiga yego hetomene fosi widre Imana ikoye tipiko ni sidemini ikibazo ku mutima wawe. Haleluya, ndabyakirema pekotri kandi etoti fosikemo yego ma Imana ikudibini fone takosimo ikurindiye ubuzima. Nakumvisha tominima elonitando menema uri kuza hano bini kiti fosa Imana yakurinze impanuka. Ndakumva ma ndabyuka Fosikiti bigini uri kuri moto yego tatopini waya singoma fonema fereza ndakumva mwa pekosime Imana kurinze kudibini. Haleluya, ukora urugendo rwuzuye amarira yego ma rwuzuye agahinda. ni wowe ma henitome eda sepro tarasi mande sitrime niko ndabyakirije kunyuranya ibihe ndabyakiriye ma henitopikosainema henidrome somaga anima hetipifosanima etandone monegrad mu bantu bagiye gukurikirana iki kiganiro. henitomini rengera ubwoko bwa harimo umubyeyi nomene stikivo tandomenega ari mu gihugu cy'u Rwanda nomiti kosanimemo
ari mu karere ka Kamonyi Topine zo n'Imana zo minima amaze igihe tomene gedipi fosa ena gisaka imyaka 18 nta rubyaro to minima ntago nkuzi ariko ijuru rirakora haleluya piti fosi ko tomene ngano meneza Imana ivuganye na haleluya helase modri Tobini wa Eliese nomeneka ntabwo uri inzobe domestic ivona ufite gakarakanyere yego totini ma urabyibushye donasiki bivoze nema yashaje kukwiyereka he niso minifo edrai zonando ne minita egi dobini fo sanso mai heta dibini wa yuze haru to piki fo sano ma umukobwa no nitando menema ari kubona igihe ke kaji ari muri Amerika he niti pinifo ni impfubyi ntababye afite totiti paiga yavuye mu Rwanda ripi fo sano minitando etaya gidimo afite ikibazo cy'umutwe tando mai ndetse eno minifo siko tando menega afite n'ikibazo cy'amene hano niru domini nayi grema so titu bifosa ukimara kubona iki kidimi ukimara kubona iki kiganiro tomene ga kukuza kibona no mini fosine ga Imana guhaye ubuzima etonda ni nima tomene ga eni fosidema ni kijoro rivuze kandi nubwo wihebye wibaza ngo kongize 40 bizagenda biri no mini fosiso fonema Imana gukoye kugisa rabi ripi fosa enai domini tando menegrai etafi fosi kibinima yasaje gukora ibitangaza igaragaza yasaje kunyura mu bantu yaremye no mini fosi topaiga kandi yasaje kutipi fosi kenima aje gukura abantu bayigisuzugurira amen he naso nimina aje gukura abantu bayo ibyabayobeyeho atatumye nikimana ivuze he ni dobrike somaiga kandi tipinima endasineva Imana no mesiti kotando ma igiye gukura umuntu mu bitaro etomene gidi minima etifosa amazi imyaka 2 mu bitaro etopiko senema arise hashika enito mini gra ni igitsina gore ni fosinema edomini titipi fosa ega hanyuma abadayimoni bazinze amarayi ariko imaneje kuyazingura etando mini gara zoni tipi fosigenema yasaje kwigaragaza kandi yasaje gukora ibikomeye amen amen reka mukoze Imana gushimire usenga Imana dusoza amasengesho kandi nukuri mbere yuko utarasenga ndashaka ko utanga numero yawe umuntu wifuza ko twasengana wasengana nawe watanga numero ubundi tugakomeza murakoze nimero yanjye ni 078 35 85 402 niyo ngiyo fashwa nayo Isaac cyangwa se profete ibebeze yasabamera umugisha hanyuma wasenga Mana urakoze kubwo urera waruduhaye wo kubana nawe urakoze kubw'ibihe byiza utwongereye urakoze kubw'icyo uvuganye natwe none rero turakwinginze kugira ngo iki kiganiro kizagere ku muntu gifitiye umumaro wese kandi kizahindura imitima ya benshi kizahumurize benshi kandi abantu bazabona Imana bazakubone kubw'iki kiganiro urakoze mu izina rya Yesu amen.